Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Freefam TV, reka twizere ko muri hose mumeze neza. Bruce Melody agiye gukorera miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Umuhanzi Tayiwacu Bruce wamamaye nka Bruce Melody abaye uwa mbere mu mateka y'umuziki nyarwanda wumvikanye asinya amasezerano ya miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ni amasezerano yo kwamamariza sosiyete yitwa FOODBUNDLE Limited ikora ibijyanye no kugura ndetse no kugurisha ku ikoranabuhanga ibikomoka ku buhinzi. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi nyarwanda bamaze iminsi bahagaze neza, haba mu gukora indirimbo zakunzwe n'abatari bake ndetse no kubona ibiraka bitandukanye, dore ko amaze iminsi asinya amasezerano n'ibigo by'ubucuruzi bitandukanye. Bruce Melody muri iyi minsi ufite umujyanama mushya mu bikorwa bye bya muzika, yarahirutse gusinya andi masezerano ya miliyoni 150 n'ubuyobozi bw'inyubako ya Kigali Arena agamije kuyamamaza. Hari abakunze gushidikanya kuri kubivuga n'abo bahanzi mu gihe basinye amasezerano, kuko hari abumva ko bishobora kuba ari ukubeshya kugira ngo bivugwe cyane. Icyakora Bruce we yatangaje ko iba ari ukuri. Kompanyi ya FOODBUNDLE igiye kwishyura Bruce Melody miliyari y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo yamamaze mu myaka 2. Ivuga ko ayo masezerano ataje atunguranye kuko impande zombi zari zimaze amezi 6 zirimo kubiganiraho. Iyo kompanyi izera ko gukorana na Bruce Melody bizatuma igera ku rundi rwego, ikava ku 3,000 by'abahinzi ikorana nabo ikagera ku 300,000. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. TV muri department ya Choose Life. Ikibazo mfite ni ikibazo wari wese mu Banyarwanda, kuko like ibintu nk'ibi mu mutwe w'Abanyarwanda birumvikana nk'igihugu yaba FOODBUNDLE ndetse by'umwihariko Bruce Melody na management ye. Nitwaye muri David umunyamakuru wa TV muri department ya Choose Life. Ikibazo mfite ni ikibazo wari wese mu Banyarwanda, kuko like ibintu nk'ibi mu mutwe w'Abanyarwanda birumvikana nk'igihugu barayibona. 1 billion deal ku muhanzi w'umunyarwanda witwa Bruce Melody mu mateka y'umuziki, ngira ngo ubwa mbere bibayeho kuri management ya Bruce Melody. Ngira ngo mu mvugo zitandukanye kenshi byumvikanye ko hari ubwo abahanzi basinya amasheki y'ibikokwani cyangwa se atarayaraye koko bakayifotorezaho kugira ngo wenda ifoto iryohe, ngo hareba ibikorwa byabo ugasanga nawe bihuriye n'amafaranga basinyiye. Abanyarwanda bakora bavuga bati umuziki wacu ntabwo urenga ibi, ntabwo abahanzi bacu bawukura umuziki cyane bawugeze hanze kubera ko yego abakene bakavuga bati nta mafaranga ahari, ariko abandi bati kudora tubona basinya amasheki manini biragenda bite. Umwe mu bantu bari ku ruhembe rero nihuta bakomeye mu Rwanda ari Bruce Melody, kuba asinyiye aya mafaranga cyangwa bagiye kuyakorera. Ese ni muri management ya Bruce Melody muri iki abakunda umuziki w'u Rwanda ko wakambuka imbibi, murateganya gukoresha amafaranga mu muziki cyangwa namwe murayashora mu buhinzi? Asante. Umuziki w'u Rwanda ko wakambuka imbibi, murateganya gukoresha amafaranga mu muziki cyangwa namwe murayashora mu buhinzi? Asante. Yarakoze cyane. So ikibazo wajije gifite mu myumvire, ufite uburyo nka butatu bagusubiza. Reka mbere ko abo baheriyeho uvuga actually numva babyita mu gutwika cyane bibabusoza nta gitangaza kimwe. Kuri twebwe ntabwo ari gutyo tubibona. Kuri twebwe it's real. Nubwo bibabaje ko twakumva ko ari ikintu cy'igitangaza, niba biba ahandi ukibita abantu. So bamwe muri abo bantu ushobora gushyira ko batabyemera cyangwa babihakana, ushobora no gusanga harimo babyifuza kubigeraho.
So already you utifuza ikintu cyiza no kugikorera mu kigero ntabwo bikunda, right? So I think nibyo first of all ntabwo ari igihuha, ntabwo ari ugutwika, it's a real thing. Nk'uko nabivuze kare byamaze amezi menshi tunegosiya n'abavoka n'abaki, so ntabwo ari ibintu byo kwishyura tugasinya. Actually ntabwo ari ukuvuga ngo bibaye uyu munsi, ibintu tumaze igihe tureba inyungu z'impande zombi, ari twebwe ari na FOODBUNDLES, niba inyungu zabo koko zikwanye ibyo twifuza kugeraho. So ntabwo ari igihuha, nta n'igikuba cyacitse by the way. So ahubwo twakifuje kugera no kubirenza ibi ngibi. So ikibazo cya kabiri, ese aya mafaranga asubira mu kazi? Well, kwanza abonetse kubera akazi, right? So niba ushaka ko ugera ku birenze ibyo wagezeho, ugomba kwinvestinga muri business yawe. It's just nuko bigenda. So guhinga ntabwo bizi, ntabwo nabigerageza. Murakoze. Yitwa Jaras, nkorera Fresh FM na TV. Ikibazo cyanjye ubundi ndakibaza management ya Bruce Melody, wenda abamuhaye akazi. Ikibazo cyanjye iyi miliyari ntagira amafaranga makeya. Numva rero nk'uko wenda hari amakontra tuzi y'abahanzi yagiye bakatubwira wenda niba ari amafaranga net cyangwa se ari amafaranga ashingiye ku bikorwa cyangwa se ari amafaranga bazabarana ukundi kuntu nyine atari iyo miliyari nyine, sinzi ko hano information irimo bagiye kwimuha nyine mu kigo cy'akayitahana ni valise, ngo badusobanurire uko bimeze uburyo ayo mafaranga nyine. Urakoze Jaras. Turi company y'ikoranabuhanga, iramutse gukora transaction ntabwo twaza twikora amafaranga. It's actually costly to print money than digital transaction. Second, contract dufitanye na Bruce Melody management is for 2 years. So imikorere ihari imikorere iri muri icyo gihe cy'imyaka 2, and it's actual money. Ntabwo twoninga studio turamukora indirimbo nta in-kind twamuha uretse actual transaction. As in terms of process uko bizakorwa ni within a period of 2 years. Umuntu ayumvisha umuturage wahari ari kumva se Bruce Melody ujye gusinya amafaranga ubundi mwamuhisemo gute, ese uburyo mubasha kubisobanura neza natwe tubasha kubisobanura abantu babyumve kuko ya myaka 10 uburyo yayikoresheje nibyo bituma umwanya kuba iki gihe kiba, right? So ntabwo avutse ejo nijoro. So I think sinzi niba nabashije gusubiza. Let's Bruce, if you have something to add. Sinzi impamvu muri gutinda ku kintu cyo gutanga internationali ababivugaho muri internationali. Urugero uri umunyamakuru nawe urakora kandi ufite iterambere, ufite byinshi ushaka kugeraho, wowe imipaka urwibona usanga zikoroshye ku ruhande rwa buri muntu ufite na business akora. Ntitwifate nk'ibintu byoroshye ufite internationali. Murabizi ko industry yacu igeze gufata feri, twigeze guhagarara tugatangirira ku busa. Uyu munsi ibintu bikaba bigeze twagakwiye aho kuba twishimira byibura ko aho ibintu bigeze. Ikindi wenda ngarutse no ku cy'amafaranga nabyo numva bikomeye cyane. Liya bivuze neza, natangiye gukora kera, nakoze indirimbo guhera kera, nashimishije abantu. Ndibaza ko igihe cyiza cyo gusarura gitangiye kugera.
kandi ntabwo yigeze nicara ngo mpange ngo hari umunsi uzaza nkagira nkabona ndimeze gutya na gutya, byose bizanana n'umugisha w'Imana n'akazi umuntu ari gukora. Kuba abantu bagira icyizere bakaba amafaranga si uko bagize impuhwe, iyo yavuze amafaranga ariko bivuge neza, ntabwo ari impuhwe, hari icyizere bambonamo, banyizeye ko akazi nzagakora neza. Rero ntabwo numva ari ibintu bigoranye cyane kumva ko umuntu utabyumva yaba adashaka kubona amafaranga. Kuki udashaka kongera miliyari? Kuki udashaka kongera nyinshi? Murakoze cyane. TV show. Ndabanza mbere yuko ugira ikibazo maze ndabanza kubanza kubwira Bruce, congratulations my brother, big up on yourself, keep winning. Kandi ejo ni heza cyane kurusha uyu munsi. Ngiye nishimiye ino step, ndishimye cyane. Nari ndimo mbibwira mugenzi by'umwihariko twebwe twasobanukiwe kandi mwakoze mu bisobanuro byiza mwaduhaye, wenda twatangiraga bamwe batabyumva nk'uko nabibonaga, ndetse hari bagenzi banjye ba Yoguhabwa n'abandi batandukanye bagiye babipostinga mu bitekerezo bitandukanye, harimo n'ubundi abantu benshi ntabwo babyemera, ariko biradusaba nyine uruhare rwacu nk'itangazamakuru kugira ngo tubasobanurire, ndetse ni ikintu gikomeye. Nakongera kuvuga ko umuziki w'u Rwanda uteye indi ntambwe kandi ikomeye, kuba umuhanzi Bruce Melody ageze kuri uru rwego ndetse akabasha kubona amasezerano n'umuziki mwiza nk'uko mwagiye mubigarukaho. Reka tubitege nk'uwo